Ngizi Couple z'abakinnyi muri filime nyarwanda bishora mu nkundo z'uruvange kugira ngo bavugwe cyangwa se bamamare. Ndakubwira icyo abasesenguzi muri sinema hano mu Rwanda bavuga kuri ibi byateye, icyo bizangiza n'amaherezo ya ba nyiri kubikora. Bimwe mu byo bavuga ko ababikora kenshi na kenshi usanga batizeye ubushobozi bwabo mu gukina filime cyangwa se mu kuzandika. Nahawe nawe uze kuduha igitekerezo cyawe. Ndi Jean de Tumukunde, kanda subscribe. Iyi ni JT Entertainment. Ku mwanya wa mbere hari Miki na Regis. Aba ngaba bari ku rutonde rwa couple zatandukanye bigakurura impaka ku mbuga nkoranyambaga no mu itangazamakuru. Bombi bigaragaje cyane kuva mu myaka 2 ishize bahurira muri filime zitandukanye zaciye ibintu. Nyuma y'uko Miki yigaragaje nk'umukobwa ufite impano, yahuye na Regis wavuze ko mu byo yanamukundiye harimo no kuba yarabyaye agahibikanira umwana we, bituma Regis amushyira muri filime yise Regis Skit. Urukundo rwabo rwari ruhishemo filime bahuriragamo yatumaga umubare munini udacikwa n'ibikorwa byabo. Gusa nyuma intambara y'amagambo yaje gutangira mu kwezi kwa 10 2024. Miki kwa Irene muri Ndahabi yavuze ko gutandukana na Regis ari nk'uko umuntu yabatunze imodoka akabona imaze igihe kinini akifuza guhindura amapine. Rero iyo uhinduye ugashyiramo irindi ntabwo babivuze yuko ryarindi waryangaga. Akomeza agira ati izi ntoki zanjye mwazibonye, hari impeta mubonaho. Bivuze ko ndi njyenyine nta muntu uri kampara mu buzima bwanjye. Kapiteni Regis nawe yifashishije imbuga nkoranyambaga ze yaje kuvuga yuko yatandukanye na Miki kubera ko yamufashe amuca inyuma. Ati Miki namufatanye n'undi musore baryamanye mu gatenga, none yaje kwiriza no kunsebya ngo mumwumve, ndamapina ashaje kanze mbereka ndi n'abafatanye. Yavuze ko yemeza ko amezi 6 yarashize bakundana nyuma yuko bahuriye muri filime yabahaye kwamamara. Ku mwanya wa kabiri hari Kimenyi na Judy. Niba ukoresha imbuga nkoranyambaga cyane uko byagenda kose babonye ko imibanire hagati ya Kimenyi na Judy itangaje. Amashusho akenshi na kenshi akunze kubagaragaza mu bikorwa byo kwinezeza no kwamamaza. Nk'urugero ku munsi w'abakundana Saint Valentin, Kimenyi yatunguye umukunzi we Judy amugenera impano y'indabo nubwo byerekanaga ko bari kwamamaza. Nyuma y'uko bavuzwe mu rukundo mu mezi 4 ashize, batangaje isohoka rya filime bahuriyemo bose bise Love Might Happen. Ni filime y'uruhererekane iri hagati y'iminota 15 na 30. Mu biganiro bagiye bagirana n'itangazamakuru hari amarangamutima yabo wumvaga ko aganisha ku rukundo, ariko nanone mu gihe gito bagahakana ko bari mu rukundo. Ubucuti bwa bombi bwatumye filime bahuriramo n'ibindi bikorwa bihangwa amaso ndetse bakunze no kwifashishwa cyane mu bikorwa byo kwamamaza. Ku mwanya wa gatatu hari Nyambo na Titi Brown. Kuva mu ntangiriro za 2024, Titi Brown yagaragaje ko akunda niyo nkuru Aime wamamaye nka Nyambo Jessica, ndetse yifashishije imbuga nkoranyambaga ze yagiye ahishura urwo akunda uyu mukobwa. Ariko kandi mu biganiro n'itangazamakuru yumvikanishije igihe kinini ko ari besto we, akarenzaho ko bishoboka ko bazakundana ariko muri icyo gihe ari inshuti zisanzwe. Ku itariki 19 kwezi kwa 4 2024, Titi yabwiye Nyambo ko amukunda byimazeyo. Mu butumwa bwe ati ndibuka ko nahuye nawe mu minsi mibi yanjye mu mezi 5 ashize, ariko watumye numva urukundo kandi umwe mu bantu bishimye ku isi. Kubi ruhande rwawe, kuganira nawe, rimwe na rimwe nibaza icyo nakoze kugira ngo mbe ukwiriye umugore wuje ubuhanga kandi mwiza nkawe. Nshobora kuba ndi umusore ufite amahirwe mu isanzure ryose kugira umuntu utangaje mu buzima bwanjye nkawe. Kuva icyo gihe bombi bisanze mu bikorwa byo kwamamaza ndetse bakunze no gukorana cyane mu bikorwa byo kumenyekanisha indirimbo z'abahanzi. Mu minsi ishize bavuzweho gutandukana, ariko nyuma biza no kugaragara ko yari filime bateguye bagiye guhuriramo ndetse nako byaje kugenda uko iyi filime yatangiye gusohoka. Ku mwanya wa 4 hari Zaba Missed Call na Linda. Mu ntangiriro za 2023, Zaba Missed Call yashwanye na Nkusi Linda mu buryo bukomeye ndetse bigeze ubwo bahagarikaga umubano wabo n'ibikorwa bahuriragamo birimo nka filime ndetse n'ikiganiro bakoraga ku Isibo TV birahagarikwa. Bombi bongeye kwiyunga mu kwezi kwa 12 2023, ari nabwo batangiraga page nshya y'ubuzima bwabo bari kumwe. Icyo gihe bombi baje guhurira mu kiganiro bahumuriza inshuti zabo bavuga yuko bisubiyeho kandi basubiye mu rukundo. Icyo gihe Zaba na Linda bahuriraga muri filime zirimo nka Love and Drama n'izindi. Ubwo biyungaga Zaba yaragize ati mu gihe twari tumaze ntekereza ko icy'ingenzi ari uko imikoranire y'ibanze yabayeho, nibaza ko ikintu cyashimisha abakunzi bacu ari ukutubona dukorana, ibindi ntekereza ko bizivugira. Ni mu gihe Linda we yagize ati njye nizera ko ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Ibaza abantu bakozanyijeho mu mezi 8 ashize kuba uyu munsi tugiye gukorana hari bizaza tu. Kuva kiriya gihe bagaragaye bari kumwe, ariko muri iki gihe ntabwo bakigaragarana cyane nk'ibisanzwe. Ku mwanya wa 5 hari Kanimba na Soleil. Abangaba bagize naho bavuga ko bafitanye ubukwe ndetse bamwe batangira kwitegura ku butaha. Uwase Delphine ariwe Soleil na Mazimhaka Wilson ariwe Kanimba bahurira muri filime bamenya ari nayo yabagize ikimenya bose.
ni role yatumye Kanimba aba umukinnyi w'imena muri iyi filime cyo kimwe na Soleil kubera ko ari bo filime yubakiyeho. Uburyo bahuza ndetse n'imikinire yabo ituma benshi babakeka amababa, ndetse byanatunguye abantu ubwo hasohokaga invitation y'ubukwe bwabo. Soleil yifashishije konti ya Instagram yari yasohoye iyi invitation abwira buri wese umukurikira ko atumiwe. Yunganiwe na Kanimba wanditse agira ati kubana natwe ni inkunga ikomeye cyane ku itariki 17 ukwezi kwa 11 2023. Nyuma bombi baje gusohora amafoto n'amashusho abagaragaza mu myambaro y'abageni bahamye isezerano ryabo, ariko basobanura ko ari kimwe mu bice bigize filime bahuramo bise Ganza bamaze igihe banyuza ku rubuga rwa YouTube. Ubukwe bwabo bukinnye bugaragara mu gice cya 45 cy'iyi filime bise Ubukwe burabaye, amarira y'urukundo 45 part 2. Mu mashusho yatambukije kuri konti ya Instagram, Soleil yiseguye ku bantu bose babonye integuza y'ubukwe bwe na Kanimba avuga yuko bitari ukuri. Yaragize ati mfashe uyu mwanya rero kugira ngo mbisegureho mbasobanurire ibijyanye na save the date mwabonye yanjye na Kanimba. Mu by'ukuri nta bukwe dufite mu buryo bwemewe buri official, ariko ubukwe turabufite muri filime. Yakomeje agira ati inshuti zanjye, abandakariye, abanyishimiye, Imana ibaha umugisha. Ni iby'igiciro mwanyeretse ko mu nkunda, burya no kugira umuntu ugufuhira nabyo ni umugisha, ariko mushonje muhishiwe. Ngibyo ibya couple z'abanyarwanda muri filime. Noneho rero Ngizi Couple enye muri nyinshi ntarondora z'ibyamamare muri Hollywood muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagizweho ingaruka n'urukundo bagiye bakina muri filime, bikagaruka no mu buzima bwabo busanzwe kandi ibyo bakinaga ari filime. Ibi ngibi ni bigaragaza ko amarangamutima y'urukundo nubwo haba ari muri filime atari byiza kuyafata nk'ikintu cyoroshye. None ni iki ubusesenguzi buvuga ku bakinnyi ba filime bihutira kwamamaza urukundo mbere y'ibikorwa nyirizina? Umusesenguzi mu buhanzi mberajisho niyo Mungiri Aaron yigeze kugirana ikiganiro n'igitangazamakuru Inyarwanda avuga ko hari abitwikira inkuru z'urukundo kugira ngo bamenyekane atari umwihariko muri sinema gusa, kubera ko bigira no mu bundi buhanzi bwose, gusa si byiza. Yaragize ati uyu munsi ikibazo dufite mu buhanzi muri rusange, turashaka ko amazina y'abakora ibihangano aba ari manini kuruta ibihangano, ariko muri rusange igihangano cyakabaye kivuga abantu tukamamara, muri make tukabyita gutwika. Avuga ko hari icuruzwa rya filime rihereye mu gutwika, atari kubwo ndavuga nko kuri YouTube, atari ko tutirangije yuko hari abakora filime badashyira kuri YouTube. Akomeza avuga ko kuba wakwereka isi ko ukundana n'umuntu nyamara uri kubeshya abantu, uwa mbere uba wabeshya ari wowe, kubera yuko bitangira gahoro gahoro bikarangira ubikora yaramaze kwangirika no kwangiza isura ye y'ahazaza. Yavuze ko abakinnyi ba filime bagaragaza ko bari mu rukundo nyamara hirya yo kumenyekana bagamije kuzagaragaza ibikorwa byabo, biba ari ukwibeshya mbere y'uko ubeshya abandi. Ati ubundi ibyo birangiza mu bijyanye n'imitekerereze, ubundi muri rusange twakoze ubuhanzi akaba ari bwo bwivugira. Ni nanga nsubikiye, komeza ukurikira ibiganiro bya JT Entertainment. Ndagushimira kuba wankurikiye, uze gukanda subscribe. Ikindi dusigira igitekerezo cyawe. Wakoze cyane.